Byamaze kwemezwa ko abafana b'ikipe y'igihugu ya Scotland ari abanywi b'akadasohoka bazwi ku izina rya The Tartan Army. Bakoze agashya katarabaho muri Amerika, aho baje gushyigikira ikipe yabo mu gikombe cy'isi cy'umwaka wa 2026, bagahita bakura mu kabyiniro n'akabari gakomeye k'inzoga k'i Boston kitwa Boston Tap Room bakakarangura kose, bakanywa inzoga bakazima. Uko byagenze, abafana binjiye mu mujyi wa Boston bafite inyota y'amateka. Mu masaha make cyane bageze mu kabyiniro, banyoye inzoga zose, beer barrels zari zihari, kugeza aho nyirakabari yafashe icyemezo cyo gufunga imiryango gitaraganya kuko ibinyobwa byose byashize. Ubutabazi bw'igitaraganya, emergency supply, ibyari bikomeye byaje guhinduka urwenya n'akanyamuneza ubwo ba nyirakabari babonaga ko abafana bari gutangira kuruka amaso kubera batangiraga kuruka kubera kubura icyo banywa. Bahise bahamagara ibindi bigo bitanga inzoga mu bindi bice bya Boston babasaba ubutabazi bw'igitaraganya, emergency beer supply. Ubutabazi bw'igitaraganya mu kunywa mu kabari. Ubundi tujya twumva ubutabazi bw'igitaraganya nk'umuntu wagize ikibazo, wagize impanuka, ariko ndagira ngo mubwire ngo hari abanywi. Ubutabazi bw'igitaraganya ku bantu bafite inyota. Muri uyu mwanya imodoka nini zizwi nka trucks ziri kwisukiranya imbere y'ako kabari, zizanye andi mazi ya zahabu cyangwa se inzoga, kugira ngo itapi y'abafana ba Scotland idakora imyandiko y'imyandagaro mu muhanda. Ko iyi nkuru iri guca ibintu uyu munsi rero. Icya mbere ni amateka yisubiramo. Mu bikombe by'isi byatambutse nk'ibyabaye mu Burayi, abafana ba Scotland bamenyereweho kuba aribo banywa inzoga nyinshi cyane kurusha abandi bose ku isi. Icya kabiri kandi, iyi nkuru niyo nkuru isekeje cyane iri kuvuga ku isi.